mwongeye kwirirwa mu by'ukuri ngiye ntabwo isereri yanyiranshiramo pe. None se we witegereje icyumweru cya kabiri dutangiye umwaka wakibonye ute? Aha njye nakabije kumirwa kandi narumiwe ku mpande zombi. Mbyuke mu gitondo kare nsange ngo muri Los Angeles bari gutuka Imana, nindangiza mvuge ngo abantu baratinyuka nikomereze nibucya bwaho mbone Los Angeles bayicanyeho umuriro wa nyawo w'itanura. Aha nyamara dutangira umwaka ni narababwiye ko se muhungu nadasubira muri Amerika bizaba ibindi muti je ugira amagambo. None se ninde utari kubara none impamvu nifuza ko se muhungu asubira muri Amerika? None se wigeze ugira amahirwe mumbabarire nako wigeze ugira ibyago byo gukubitana video za Emeline muri iki cyumweru ari nko kuwa kane mbyuke nsanga umukapo yenayemo episode zigera muri 4 z'umukobwa w'umushizi w'isoni maze nangane mvuge ni turashize noneho. None se niba warazibonye zifite amajwi izina Brian wumvishemo ryakoragamo iki? Aha simbivuze ariko usibye gukoresha icupa ariko no muri Nyarugenge ubutinganyi buteye ubwoba. Bamwe bati ni kase mungu kari kutwanduriza igihugu. Mureke kubekira umudiaspora na kumunyarwanda wacu n'ubundi cyawe naho kijya. Maze mu gihe narakira neza ibya Emeline nyirihe nikeni washanga nita mbona udufoto tutagaragara neza twa Vestina n'umudiaspora, umwe afashe mikoro undi amanitse ukuboko mu murenge. Nta gushidikanya nahise nemeza ko uyu mwaka uzagira amezi 3 cyangwa 2 kuko udutendo nari mbonye mu minsi 15 biruta ibyangomba kuba mu mwaka wose. Ni igendere kujya ujye wisanga upfumbatanye na Henikeni cyangwa uzisange nta nyababyeyi ukigira. Bihungire kure mukobwa wacu tukuri inyuma ntacyo uzaba, nubwo ujyanye n'umubyeyi nyine azamenya kukwitaho. Nyine babyeyi ibaza abana mwabyaye iyo tuza kubona video zanyu muri gukoresha Henikeni. Aha naratekereje ni ese iyo nza kuba ntaravuka nkazavukira mu biganza bya Emeline maze natangiye kumenya ubwenge akantama video ya Mary ari kwijombagura icupa, ubwo kweri mundebe icyo gihe nzifata gute? Ngo murasenga da ngaho ni munerekwe mumbwira icyo mubona ku bubyeyi bwa Nyirishanga. Ariko we nijoro nicaye ndatekereza ni ese ibiboro byo kumvuga nabi nkuko muri kuvuga Emery ari nanjye biri kubaho nabyakira gute? Nsanga icyo gihe nta mahoro nagira maze ni Nyirishanga na Henikeni ze mbakuye muri nge. Singiye gato abate episode cya za Emeline nyiri Henikeni nanjye ni usenyurwe umutiza umuhoro ase ku mugani wa muze wacu mutwereka ubwo busa bwanyu ninde utabugira muwa muturatira iki? Nikose bababwiye ko iyi myaka tuzayikuriza hehe? Aha kereka nyine ba nyirabyo nibihana nk'ubu Apotre Gitwaza cyangwa Mignone bakatubatiriza Nyirishanga maze ibyo wari mukahe Henikeni agahinduka umwana w'Imana maze agahindurirwa n'izina kitwe Emeline bidasubirwaho. Naho ubundi nukuri umukobwa witwe Emeline nge sinanamuvugisha kabone n'ubwaba turuka mu cyogajuru, kandi ikindi intoki zanjye zizagenda ziva kuri iyi si zitarasuhuza Henikeni. Abaroma igice cy'umurongo wa 26 nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye nubwo yaremewe. Ku murongo wa 28 n'ubundi w'iki gice ati kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiye.